Yedidia ngo ikaze hano kuri BK Arena. Urakoze cyane Kizito. Yego tukaba tugiye gukurikirana match, tugiye kugeza abakunzi bacu match ya APR na Patriots game 3. Hanyuma game uri murayibona ute? Urimo urayitekerezaho iki by'umwihariko bitewe na game twarebye ubushize? Iyi ngiyo urayitekerezaho iki? Ni game za kubirimo competition ikomeye cyane ujyanye n'imikino ibiri yabaye. Iki komeza cyane nuko amakipe yombi arimo aranganya game imwe kuri imwe. Nukuvuga ngo zose zije gukina game ya gatatu zishakamo ekipe igomba kuridinga iyi series turimo turabona ya best of 5. Bivuze ngo rero buri ekipe yose yaza kubiri gukoresha imbaraga kugira ngo irebe ko byibuze abakina game 4 ari iyoboye, kuko kuyobora game imwe ahangaha bita biguha chance byibuze ya 40% yuko ufite amahirwe menshi yo kugera kuri final ya Bet Power Playoffs. Ntekereza rero ko ari kimwe mu bintu bishobora gukomeza uyu mukino. Ikindi gikurikiyeho ku ruhande rw'ikipe ya Patriots yatakaje umukino navuga ngo wa kabiri, ifite n'amahirwe yo kuba yari no kuwegukana bitewe n'uko yegukanye game ya mbere. Navuga ngo uyu munsi hari ibyo umutoza sana agomba gukosora birimo ibijyanye na defense cyane cyane hanze ya tente kugira ngo bagerageze kuminimiza kugabanya amanota atatu. Ku ruhande rw'ikipe ya APR bagomba kubyaza avantage yabo noneho kuko babonye noneho center wandi ushaka kujya munsi ya paint agakora amanota. Game 2 ntabwo byayikundiye kwibona amanota menshi ya munsi ya paint kubera ko byana ntabwo ari ahari isu ndo utarabaye mwiza. Navuga ngo bakoresheje Poyo ntibyamukundira, so at this time rero nkeka ko game 3 aricyo tugomba kubona kuri uyu mukino. Niyo gahunda. Hanyuma ubwo tubanze tuvuga ngo congratulations kuri Reg kuko yabaje kwikarifira finale. Twari dutegereje muri izo ekipe ebyiri izavamo ikayisangayo. Hanyuma ubu umuntu yabashwa yuko Diarra ubu ngubu ari stand ariko mbere ko tuvuze ko kuri Reg ariko nitwirengagize na UGB kuko nayo yakoze ibidasanzwe. Tutaza kuvuga nyine ko ari ekipe nayo iri underdog cyane nubwo bayiswipinze game eshatu zose. Ariko hari improvement igaragara kudeshapo ku kuyobozi bwa ekipe ya UGB abakinnyi, ariko by'umwihariko umutoza ndayizeye wakoze akazi gakomeye Olivier Kudeshapo kabisa. Atweretse ko muri uyu mwaka utaha mu gihe azaba hari hano tuzabona competition y'abatoza cyane hazabaho kwikosora kuko urebye nazo nuko ubikomoje nkavuga ni umuntu nakakavugeho game ya mbere uko yaje twavuga tuti UGB roroshye ukuntu nyine nta gikomeye ntabwo iri kuri Karibe naho yari yagerageje kuba yageze muri playoffs, ariko game 2 na game 3 hari changement twabonye kuko ni game uburyo yarangiye hanyuma game 3 wabonaga ko byashobokaga. Rero nyine Kudeshapo kabisa ku buyobozi cyane no kwizera ko ibintu bishoboka, ikize bari mu bakinnyi ndetse no muri nuza na ligue muri rusange bigaragaza ko ibintu bishoboka. Challenge ibikenewe muri nuza muri mu mukino by'umwihariko. Hanyuma tugarutse kuri ino game hari Diarra ndi kubona Diarra buriya ari stand by ngo yasubiyemo neza kubushize wabonaga Diarra. Ntekereza ko Kizito ntabwo aza gukora nkuko twadusanzwe tubona Diarra uko twamubonye mu mikino ya BAL iminota yose agiye akina, uko twamubonye mu mikino ya regular season. Ntekereza ko ari Diarra uza gukoreshwa hagati y'inota 15 na 20 bitandukanye nuko yakinaga hafi minota 30 kuzamuka muri regular season ndetse na BAL. Biraza ko bitandukanye kuri umunsi kuri iki kibazo cy'imvune. Navuga ngo ni amahirwe akomeye kuri ekipe ya APR kuba garutse byuza akaza kuba hanyuma minota 20 myiza ndetse binatanga motivation nkuko bivuze. Yisufandwaye mwiza cyane. Ntekereza ko biza gutanga motivation kuri bench ya ekipe ya APR, biza no gutuma umutoza James Mai aza kuvuga ngo nubwo ari kwanga ahangaha mfite showa ya kabiri, ariko ku rundi ruhande ashobora kuza akaba mwiza bigahurana nuko ekipe ya Patriots nayo yongeye kugarura bamwe mu bakinnyi bayo bari hasi. Navuga ngo muri game ya kabiri siritu nka Williams utarabaye mwiza. Neka ko uyu mukino agomba kuza kwigaragaza. Navuga ngo ni match iri balance. Icyo dusigaje kumenya ngo ese minota 40 naza kurangira arinde uridinze. Okay, so far ni Patriots ifite amanota 7 na APR ifite amanota 6. Turumva nyine biracyari haracyasigaye n'iminota 5 muri karto ya mbere. Urumva biracyari bishyashya ariko hanyuma akaba undi mukinnyi wabanje kuri bench witwa Antino, kandi match yaruka yakinnye match nziza iteye ubwoba nyine uvuga uti kabisa yatanze byose kandi mu buryo bugaragara. Antino we uramutekereza cyo nitege hari ubushize navuga ni ikibazo kijya kibamo. Kuki umuntu avuga ngo habaye attempt akabijya uvuga ngo turapoye zano za APR zanze kandi arizo bakunda kugerageza cyane.
tubyite ko baba baramutse cyangwa tubyite ko ari amahirwe make byakwitwa nk'iki muri rusange nayo bivuze ako kantu kugira ngo tuvuge tuti Antino uwo twabonye kuri game ya mbere se twabonye ku ya kabiri hari uwo twiteze ku ya gatatu twitege ko n'ubundi iyo kuri game ya kabiri ariko bizamera cyangwa kutabanza mu kibuga kuri Antino umwe mu bakinnyi bitwaye neza ku mukino wa kabiri game 2 ya Betpower Playoffs ntekereza ko kuba atabanjemo kuri uyu mukino wa gatatu hari ikibazo kidasanzwe cyatumye atabanzamo cyangwa se ari shwambi y'umutoza James wanze kumukoresha nyamara ari kubuza kuyikora ahubwo mbona ko harimo ikintu cyitwa game management muri iyi mikino niba urebye neza uyu munsi twari dufite amakipe 10 amakipe 8 bivuze ngo ekipe yasabwaga gukina imikino hafi 10 n'ingahe haba imikino ibanza ndetse n'iyo kwishyura imikino 10 n'itandatu aho ngaho gutyo ni imikino 18 hafi 20 ni ukuvuga ngo iyo mikino bakinnye hari muri regular season ekipe igomba gutwara igikombe cya shampiyona ni ekipe yakinnye imikino 12 reka tuze kugaruka mu kanya nyuma ya time out Didier wari ukiri kuvuga kuri game management game management turabona ko ni imikino 5 igomba gukinwa muri iyi mikino 5 igomba gukinwa ni ukuvuga ngo byashoboka ko amakipe agera kuri game 5 ndetse kandi ku mukino wa nyuma byashoboka ko ekipe igera kuri game 7 cyangwa se match igera kuri game 7 bivuze ngo imikino 12 ugomba gukina kugira ngo utware igikombe uhereye muri kimwe cya kabiri kuri ekipe ishaka gutwara igikombe so uyu munsi rero niba ugomba gukina imikino 12 ugafata swadi yawe y'abakinnyi 5 ukayikoresha cyane bizatuma ugera ku mukino wa nyuma mu by'ukuri bacitse imbaraga batangiye kuranira best way ni uko ukoresha bake ufite ukabakoresha nyine mu gihe gito ufite niyo mpamvu avuga ngo ndabanzamo wenda Adonis Fira ariko nze gufata n'indi minota mike weshemo Antino bagerageze kugabana iyo minota nk'ubu nakoze remplacement y'abakinnyi 3 Mukama Robins na Antino akaba bavuyemo Nore Adonis na Ndoye icyo management icyo kintu gisabwanga kuko nacyo kintu kigeze kugaragaramo cyane gusa iki cya mbere afite shwa nyinshi afite bench nziza yazigakora amanota kandi bari mu kibuga nabo même chose rero uko wari ubivuze ko ndahamanya nawe kabisa ko aricyo kintu aba yatekereje kandi avuga ati umuntu agomba kureserva abakinnyi agomba kubakoresha kuko nanoza nka Diarra nubwo bigoye kuko ntiwabona umuramplasa ufitinga oya byaragaragaye nko kuri game ya mbere urebye uburyo igihe yaviriyemo n'uburyo umukino wakomeje kugenda habuze nyine ikintu habuze umuntu ushaka gukavaringa icyuho cye no kuri game ya kabiri ngira ngo arayibonye byagezeho umutoza Mai afata Poyo amukinisha muri ya place no kuvuga ngo yahise afata Ndoye amukinisha nka center noneho afata power forward amushyiraho Poyo kugira ngo byibuze babashe kukavaringa icyo cyuho cyane ariko ntago byamukundiye cyane kuko impamvu itamukundiye amanota muri pent yabaye make ujyanyisha nota yakorewe inyuma ndavuga 3 points zagiye zikorwa Mukama yabayeho contre attaque ariko nyine mu bigaragara EPR ifite option nyinshi hanyuma tugaruka kuri Patriots hari amakuru hanze ni hari umaze actually bavuga ko ashobora kugaruka ntabwo byari byemejwe yuko ariko nyine wumvaga mu bantu mu mwuka urimo nkuko bavuga ngo Diarra aragaruka bavuga ngo nanuza aragaruka Steve we nabonye bigoranye ashobora kuba yaragize imvune ntabwo turamenya amakuru rero hanyuma Patriot uribona gute Patriot ya playoffs ibitandukanye na Patriot twabonye muri regular season hari ukuntu iza muri nuza muri playoffs ukabona yahindutse sinzi nyine ari ishusho yayo none ubona ubu ngubu ukuntu uribona ute ekipe ya Patriot mu by'ukuri ntabwo ifite swadi ihagije ni ibibazo byatangiranye na saison kugeza ku munsi wa gatatu aho bongeyemo imbaraga za Col Lamar nyuma yo kuhagera ngira ngo twabonye impinduka batangira gutsinda zimwe muri games ndetse banakora ariko inakomeye cyane muri regular season ko ari equipe yonyine yatsinze equipe ya APR nekereza ko nyine ari kikoreka ko nyine ari Patriot yatangiye nabi ariko isoza neza igira results ziza cyane at the end Col agira ikibazo cy'imvune twatangira kwibaza ngo ninde musimbura mwiza wa Col muri shampiyona byari bigoye nta nubwo byari gukunda ku bakinnyi bakinnye regular season byasaba ko equipe ijya ku isoko hanze igashaka umukinnyi mwiza bazana Williams akora game nziza ya mbere
agaragaza abanyarwanda ko ashaka gukora game y'amanota 13 kuri game ya mbere mu Rwanda muri shampiyona imeze gutya adasanzwe amenyereye itandukanye niyo yaravuyemo impamvu ni cyaba yazi yaje gukora difference yaje gukora itandukaniro mu by'ukuri twese twabonye Patriot ishaka kuza guhinduka hanyuma kuri game ya kabiri ntibyakunda kuri Williams ngira ngo imibare ntabwo amuvugiraga gusohoka uri point guard PG wa equipe ikeneye igikombe udafite amanota 10 aba ari ikibazo gikomeye cyane ubuse ntitwabifata nko muri ya nuza nk'uko na Pepe byamugendekeye Pepe ziheruka kuko ndibuka ko nawe rega Peri twibuke zira prof sarafite amakazo k'imvune iniki kwemeza ntabwo yigeze soza game ya kane nduba atarekene game ya kane ni ya gatanu maybe ntabwo yigeze abikina bikwereka nyine ko arafite ikibazo cy'imvune haje umukino udafite imvune uje gusupporta equipe ikeneye igikombe equipe navuga ngo yari navuga ngo ni underdog muri makipe niyo yakeneye playoffs kuko yabaye ya kane EPR ya mbere rega ya kabiri ya gatatu y'ikipe harakeneye imbaraga nyine zikomeye z'umukinnyi navuga ngo yaje nyine twe expectingaga uje ko arenze call kandi ko muri regular season mu bakinnyi bagize navuga ngo champion nziza so navuga rero ko ntabwo tuye tumubonamo ibyo twari tumukeneyemo uwitwa Williams kuri game ya kabiri ibyo abafana benshi bari expectingaga bivuze ngo kuri game twumvaga yakagombye kuza byibuze akagerageza kuza guperimeta na Williams tugafata ya manota Williams n'ibyo atanga tukabiza n'ibyakora bigakora PG mwiza nka boss ushaka gukora amanota 29 bakagaruka gakora amanota 20 the same kuri yo level rero ntabwo byakunze ni cyo gikomeye kuri Patriot yari isanganywe ifite icyuho cya Swad itari nziza wakira ko batakaje Steve umwe mu bakinnyi beza muri seke majeur bahoramo kandi batanga umusaruro ukahita nyine ko equipe ya Patriot ishobora gutsindwa ego icyo cyose cyaba ntabwo ari Patriot abakinnyi babi ntabwo ari Patriot y'umutozo utari mwiza ni Patriot iri kudominwa na adversaire ufite bande touche nziza ufite 5 majeur beza uyu munsi nicyo kibazo afite ndetse na Sani bwo arabivuga ko afite ikibazo cy'iki cya Swad muri Swad no ya ariko hanyuma uko ukomoje kuvuga kuri Williams ariko hari nanuzi hari umukinnyi Antino for 3 so far amanota ni 18 kuri 7 ya Patriots hari imo difference igaragara ariko twabonye ko bishoboka byose muri game cyane ubavuze abakinnyi mu individuality y'abakinnyi hari umuntu witwa Pudney bamuzanye ari ikintu ari karita zisanzwe tuzi kuri Patriots cyane management yayo bazana umukinnyi ukenewe mu gihe nyacyo ko yaraje ikipe ayikura ahantu ayigeza ahandi mu bigaragara habaho ikibazo cy'uko yagize imvune turamwifuriza kubikavaringa vuba actually hanyuma Pudney noneho uramutangaza hiki hari uburyo akina rero nawe mbivuga ni ari unpredictable ari n'undi muntu tubuze kugaruka utsinze atatu witwa Nyamwasa turaza kuza kumuganira nawe byita kuri Rafael kimwe mu bintu nizera ku ikipe ya Patriot scouting team yabo nimwe mu equipe afite scouting kabisa iri ku rwego rwo hejuru sometimes nuko bajya bagira ikibazo nyine navuga ngo cy'ubushobozi cy'amikoro ariko muri duke bafite kwisoko baba ari perfect cyane nuko ngo ozanye Putin utaguhinze uvuye muri BR umukinnyi navuga ngo wari mu bagize twese nubwo tutabonye Rivers uko zigeraho twakagombye kwa tuyibona kubera wenda challenges zitandukanye bagiye bahura nazo deja ishobora gukora ikurerega n'amakipe yubaka birenze Diara ari yuko hawe na Robin Williams Diara mwiza cyane nibyo nakubwiraga scouting yabo irakora neza ndetse ikibigaragaza nuko nyine bazanye witwaye neza ama equipe Rivers upaze kwemo na APR so kumuzana bari bakoze showa ebyiri bari bahandurinze ikibazo cya 3 point kuko numwe mu shooting beza bari muri championnat ndetse banatwaye neza muri BA bari bakemuye cya kibazo cya DZ Daisaba badafite cyamanota akorerwa hanze wari ufite call wenyine waratakaje Dieudonné uzanye ukuvura Dieudonné uzanye umukinnyi ushaka kugufasha muri defense icyo ni cya kabiri kubera ko ni mwiza mu rebounds sibyo araza gufasha bakamdo aze gufasha na ba Olivier batameze neza
ibyo byose nibyo yaje guhanduringa. Ikirenze kuri ibyo ngibyo yari umukinnyi wakinnye n'ikipe ya APR akavuga ngo ibi ngibi nakoreye hanga kuri Rivers opposite dukura ama APR ekipe ikaba imbabaje gutya ngomba gukora icyitwa revenge second chance ngomba kuza gukora revenge hanga noneho ku butaka bwanyu n'abasatura adese niyo turimo turabona game ya mbere no wayikoze iya kabiri dese nubwo bayitakaje ariko byuze yaragaragaje nyine akaboko ke mo hariya gakomeye cyane kandi n'ubu amaze gukora 3 points amaze gukora amanota 2 ndetse anahagaze neza nubwo ekipe iri inyuma ho amanota byibuze agera kuri 6 niba nibeshye ntekereza ko baza kuyanda n'atanu bashaka kuza kuyakuramo cyashoboka cyane kuyakuramo byo birashoboka hanyuma hari akantu nabonye abakinnyi bacu bakina b'abanyarwanda babaye developed bakuriye ahangaha bakwiye kwiga urabona nk'ubushize yakiniye ku manota ku makosa ane karito ya kane hafi ya yose kuya maintaining kari akantu urika na playoffs ushize uzi igitangaje karito ya kane yakiniye iminota 8 nyine uburyo ako kantu sinzi ni ikintu bakwiye kwiga kuko uburyo abasha kubimanaginga agakina ko ayo makosa ane ntakorere ntabwo ari umuntu wese ubishobora n'aba bajenero bacu bahano byane cyane mu Rwanda kuko ni ikindi cyane nahingarutseho urumva ngarutse mu buryo buri tactical ariko ari ikindi nirengagije cya mentality uri umunyarwanda ushaka gukinira ku makosa ane ugakina kariti karangira ikipe ya Patriot abenshi barimo mu ikipe ya Patriot byagije kunyuzamo amaso nawe uheruka muri BR urimo nawe wakinye BR urimo reka tuvuge muri ubwo buryo nawe wakinye BR urimo ikipe ya APR igitangaje nuko mu bakinnyi BR hariya n'abasigaye batagiye gukina BR harimo bari barakina BR urugero nka Mukama turamwibuka muri Patriot akina BR nuko ngo bafite mentality yo kuvuga ngo aho bikeneye turabikora rero mentality yo kuvuga ngo nakinira ku makosa ane iminota 10 ya karito ikindi nshobora kuza nka supporta iyi equipe mu buryo bwo kuvuga ngo byanze game turayitsinze ariko noneho ikurikiraho nukurasa turashif icyo kintu kindi yagaruyemo ahangaha ntekereza ko Rafael aramutse ageze no ku mukino wa nyuma atanya gutekereza nka mufite nubwo nihuse ariko ntabwo nakiyuta nka Fabrice reka karito ya mbere irangiye ari 22-18 turagaruka nyuma ya Williams arabikosora neza iyi chance ikomeye gutakaza 2 points ukabona 3 points maybe ntekereza ko bari amahirwe ni ugutiza no gutoragura bitanu ni game ubona iri tight ubona iri intense kuko buri equipe ifite ikimininga kandi gikomeye nabikubwiye ariko itsinda iragiye kwiga biraza kuba nyine like ari umuriro kuko harimo amakosa agomba gukosorwa na Williams yakoze ku mukino wa kabiri harimo Diarra wagarutse urimo ratera za Liup zo hejuru cyane so far Williams abirimo kuko nguni ufite amanota menshi afite 12 gusa iyi match twese turaza kuba disappointed n'ibyo twatekerezaga before hari expectation akaba na reality ibyo turabimenyereye ntabwo ari ikibazo hanyuma hari akantu mukatwa tuvuze hari umuntu witwa Bruno Nyamwasa yego izi match ebyiri ziheruka twabonye Bruno twajyaga tubona muvuze nkuko nguko ariko hari ikindi kintu ngarutseho hari avantage ntabwo ari byiza ariko nyine icyo cyashobokaga abakinnyi benshi bamaze kuva muri Patriot abari bahari bahoraga kuri bench bahawe umwanya ariko bahawe umwanya none barakina ukajya bunavuga ati se aba bantu babagahe byaragenze biti bimwe bavuga ngo gupfukirana impano ariko tutavuze abantu bararangiye byarangiye batweretse ni benshi si ngombwa n'amazina yabo ariko by'umwihariko umuntu witwa Bruno Nyamwasa Bruno ni mentality imbere na mbere yazamutse kuko ibi yakina n'ibyo yakinaga n'umwaka ushize akenshi tumuziho Bruno ni umwe mu bantu bafite arm defense ikomeye cyane iyo yarambuye amaboko urazugaga kubitaho ukagira ngo kwise ngo kuri rwa rukuta rw'imageragere ntabwo baba warusimbuka cyangwa se ngo urubomagure so iyo defense ye yarayisanganywe n'ubundi ariko noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo kuvuga ngo ko dutakaje abakinnyi bacu baremereye birakorwa nande ekipe ndi mu maraso si ukubeshya Bruno ari kwari bagiye mu ma ekipe
abiri ngiye kuvuga hagati ya UGB na Tegas harimwe muri yo aba yaragiye ariko ko yarasigayemo hariya ni ibintu bifite icyo bivuze cyane kuri kariyeri yo gusiganwa ikipe ya Patriote ni ukuvuga ngo Patriote ukoze attempt Adonis tutarabona neza muri izi game zombi wow 2 points nziza cyane rero nziza yes so nahindi kubwira gusigana mu equipe ya Patriote kwa Bruno ni ibintu byahise bimwongera amahirwe ariko none ukirenze kuri ibyo ngibyo aravuga ngo ko Steve agiye Diodone ntawe dufite twa turi kumwe last year nundi Bruno Nyamwasa 3 points iyo mentality rero kuvuga ngo Kora aragiye Diodone aragiye Steve aragiye turasigara nande nitwe tugomba kubyikorera niyo mpamvu na Olivier yazamuye urwego rwe yazamuye urwego bivuze ngo ibyo kuko badari nitwe tugomba kubikora niyo mpamvu turi kubona Bruno ni mwiza muri 3 points nyuma ya paint ni mwiza mu buryo buri defensive nimwe mu bakinnyi bahagaze neza kugeza currently kugeza ubu ngubu ujya kureba defense yakoze ukareba na statistic ukinja neza muri steal burya umukinnyi nk'aba ngaba yo tuvuga ngo defense asanzwe adafite iyo height atari umu power forward atari umu center defense tuvuga ni yihe sorry ni steal cyangwa se akaba yakoze rebound ni yego exactly ibyo ngibyo tuvugira ngo umukinnyi yakoze defense kugeza ubu ngubu rero winjiye mu bibere yo kareba 2 games zeruka urasanga ameze neza kugeza ubu ngubu turi muri kota ya kabiri hashize iminota 3 afite 3 points ebyiri ndetse n'amanota 2 yakoze ariko biherekezwa n'iki na defense afite neka ko rero ari mwe mu bintu tugomba gutekerezaho kuri uyu mukinnyi uhagaze neza hano rero yabaye ndo Στην contre-attaque Adonis ni ufite ball Mpoyo hano match iteye ubwoba iri intense kabisa bayikosa urabona ariho man to man marking hagati ya Kado Diefra ndetse na Yusuf Ndoy umwe mu bakinnyi bakomeye cyane na Ndoy ariko yageze muri RBA muri championnat ahura n'urukuta rwa Kado uri kumwe na B2G Franka ewan bamuhaye challenge ubona nta kintu kirimo zirenda gusa nk'iza bamwita nguki wa musenta wa peri wagiye wa mkota zenda gusa urabona ko nta hano hari defense bari bazi ko ari ikosa bakoreye mbere ariko rero Manibaro ataye nta kosa arimo hariya nanjye muri angle imbere mu turi imbere ndabona mbere ko atakaza n'umupira iriya ariko ninuza nayo babigisha ibintu bisanzwe biriya kuri Ndoyi ntabwo nge bintu nk'uyu no gutrika nuza arbitre iya etabyitayeho rero uyu musifuzi mwiza ubungubu game ikaba ibaye batayinze 26-26 game ubungubu nibwo ibaye ishyushye noneho amakipe yombi ari kunganya amanota 26 kuri 26 ni game 3 turi muri kota ya kabiri hari twakomeje tuvuga kuri Bruno hari n'abandi benshi bagiye batandukanye ariko Patriote hari uburyo hari spirits n'andi makipe aragomba kwiga ako kantu bavugaga ko kuza uri muntu no kumva yigira icyo cyizere regardless yuko akora na defense nziza akongeraho no gutsinda kandi agatsinda amanota akenewe kandi menshi hari spirits babaremyemo yanuza ya patriotisme y'izina ryabo yo gukunda yo kumenya ko niba ari bo bonyine ati Patriote ni indwanyi reka tugaruke muri nuza nyuma ya time out tukaba tugarutse mu nyuma ya time out tukaba tukiri kuvuga ku kintu cya Patriote cy'ishyaka bagira uburyo yatangiye yagaragaje resilience iteye ubwoba ku buryo yatangiye no kuyitekereza ko ari buze kuza muri twagize no gutekereza ko izamanuka wowe kuko twabonaga nta cyizere nta hantu hamwe yari ihagaze Baza put me for Baza 3 love ya Putin umwe mu bakinnyi beza bahari Rafael Putin umwe mu bakinnyi navuga ngo ekipe ya APR ikora amakosa sinzi niba umutoza James ajya bibona
nta n'umukinnyi wo gukina wo mahome kuva kuri karita mbere kugeza ku ya gatatu rekura match kuko we Patriot igomba kugudipendingaho warugerageje nawe baza ariko iranze Abel nibyo igomba kurekura match kuko Patriot igomba kudipendinga kuri APR ariko na block nziza ya Diarra akoreye put ni kuri APR akoze Diarra dusanzwe tuzi nta gisha abakozi ariko Steve bihora ari bishashi bibonye niwe wenyine umwe mu bantu bagira ku bafite consistency ku rwego rwo hejuru kuva ajye yinjiye muri nuza muri yinjiye muri ligue yacu still no muri bar agakomeza akitwa Diarra agakomeza ari wa Diarra undi mwe tuzi tuvuga ngo umuntu yaraflopinze umuntu yagize ikibazo yagize imvune nk'abandi bose ariko uburyo yongera akagaruka kongera akahinduka Diarra dusanzwe tuzi nabyo ni ikintu gikomeye cyane umuntu akwiye kureba agashimira cyane yaba nawe ubwe uburyo abyitwaramo nyine uburyo nk'umuprofessionnel ubushize nabonye imvune yaragize twabyise nk'umuntu wabyite bitewe niko se ukuntu ryabaye ariko ntabwo natekereza ko yahita agaruka ubu ngubu vuba biragoye cyane gusa ikindi kintu twabonye shampiyona yacu isigaye ifite izina ryiza ifitemo imbyite ku rwego ku ruhando mpuzamahanga image nziza umukino ntabwo ntekereza ko umukino wese wa approaching yajya gutekereza kabiri avuga ngo ndahaza MVP wa BL defensive player izi kintu cyiza se kirimo hano ni ukubera ko ekipe yari yose akiniye playoffs ahangaha usibye maybe UGB ndetse n'ikibigaragaza nuko yaswipinzwe na ekipe ya Rege ariko buri ekipe yose igeze iri muri gukina hano muri playoffs iri gukina playoffs haba Rege APR ndetse na Patriots nuko amakipe yose afitemo elema zivuye muri BL dufitemo umutoza uvuye muri BL babiri bavuye muri BL ikikwereka nyine ko ari urwego turimo twazamuye ntekereza rero ko ari mwe bitanga nyine amahirwe ndetse binatuma shampiyona yacu buri wese ashobora kwifuza kuyikinamo Diarra maze kugira amanota 7 sofa put nana rematch ewan games aya makipe yambaranganya 30-30 bagiye hasigaye iminota 3 n'amasegonda defense APR irimo irakora defense ishobozwa nk'uko dusanzwe tumuzi rebound ya Diarra utinya cyane paint ikipe ya APR kwiyangaje atinya ikintu cyitwa bloke kurusha ibindi bintu byose bishoboka atinya bloke kurusha ikindi kintu cyose gishoboka muri basket nyine bloke ari ukuntu tuyifata umuntu ntago yumva ebana ari agake kandi Cadeau de for 3 akoze bimwe mu bintu atazi muri basket ni ibintu atamenyerewe nagaruka atabizi ubwo ni ibintu atamenyerewe atsinze amanota 3 bimwe mu bintu atamenyerewe mu mukino wa basket kuva wabaho ku isi ijambo ukoresheje ibyo byose no muri antrenema barabikora ahubwo icyiza nyine ibigaragaza nyine mvuze ibyo bakunzi ba basket bareba Cadeau de Furaha atsinze amanota 3 bimwe mu bintu atamenyereye uzamucunge reka tugaruke nyuma ya time out ya APR nyuma ya review y'abasifuzi bigaragaye ko nta goal tendering yabaye naririmo urebye uburyo Ntore yazamuye umupira ndetse n'uburyo Frank yaje mu by'ukuri wabonaga Barita aragerayo neza ntekereza ko hafi minota igera kuri 4 abasifuzi barimo barareba niba koko umupira wagezemo mu by'ukuri ntekereza ko igisubizo cyo kiri clear kandi yari ari bantu umutoza James Bunye nta kibazo rwose w'ikipe ya APR byashoboka ari ukuntu uvuga uti ibingi birashoboka bigaragara ari defense bashyize ku mujene wacu hano witwa Puni ebana bamuriho nakubwiye ngo birasaba ko bamukina men ibyo bintu bimenyerewe cyane ku ba point guard kuko urumva niwe uburidinze game iyo mwiciye game bivuga ngo abandi ntabwo babona icyo bakina biraza gusa ko amushyiraho mu shooting mugenzi we kugira ngo
barebe ko baza kuziba icyo cyuho. ubu nabonaga Robins ari wari umuriho Ni Robins yaza ko atari Robins aza ko afite akagurana na Ndoyi mbonye nuza ari ariko bari kugira kuko yabaze n'ubu ngubu do ni uri kumukorera Bruno for 3 Fradie wisize mu maboko ya Ndoyi. Oya baro rero none arafashe baro ko ari haba ariko nyine bigaragaye ko yakoze ku ivi Ni duel hagati ya Lafayette ndetse na Nori Habimana. sinzi ikintu abakinnyi baganiriye muri ino minota yakorwagamo review kuko muri equipe urimo urabibona bishobora kubona umwanya munini nta n'umwe ikora difference Biragoye ikora cyane. defense bayizamuye cyane Biragoye. nta uri guha umwanya Abatabiriye equipe ya Patriot bahise baridinga game 3-8-3. niyo mpamvu navuze ni Fonore Habimana akaba niyo mpamvu navuze ni ntari yarenga kuri buri kote yose birashoboka ubu ngubu Game y'imbaraga, game y'umuriro. irimo imbaraga cyane Match y'imbaraga. kwitega muri ino karito kubonekamo amakosa Kiri menshi bivuga ngo Patriot kuko Robins yayoboye- Williams afite sofa amakosa 3 Yeah. niwe ufite menshi muri bano bakinnyi bose bari gukina ino match rero bivuga ngo defense iprovoka cyane cyane amakosa rero ni nuza iyi karito ya gatatu niyo kwitondera kuri buri equipe kuko izamura izamuye score ishyizemo difference ingenzi yabita birangira umuntu nyine kugira ngo uzabikavaringe muri nuza muri fourth quarter biragoye. Ibanda ya man to man marking iri hano hagati ya Antino Alvarez ndetse na Williams. Ni intambara. Ino game haracu wambaye mu bigaragara kubera ko buri equipe nyine ifite valeur ikomeye kuri buri equipe rero nta igomba kwitakaza kandi iyo babiri bigiza nkana nako babiri baganira umwe wayigiza nkana bivuga ngo byanze ko uzagomba kubonekamo itsinda ariko nyine buri yose nta nimwe ushaka ko nta mukino ushaka ko ikosa ariwe riza guturukaho. Ni free throw rero ya equipe ya Patriots igiye guterwa na Kamdo Frank B2G akaba ari igiye kwitera ya mbere iranze hari ikibazo cyo twabonye kuri numero 5 na numero 4 match heruka habaye akantu kadasanzwe kuba EPR yararase free throws zigeze ku 10 twarazirebaga na Moses zigeze ku 10 ku buryo imwe ebyiri byanga cyane cyane umukinnyi warase cyane n'uva ari Ndoye cyane ntuzajyaho nawe biranga shobozwa kandi nzi ko muri practice cyane cyane Edidia match hano itari ubwoba sinzi egalite bya bintu navugaga nti buri muntu abarana n'amasegonda icyo kintu kiri kuba ubu ngubu noneho kandi game ni tight bose baranganya amanota 40-40 birasaba imbaraga nyinshi cyane ku mpande zombi birasaba imbaraga ariko harimo n'izindi mu bigaragara mu byo turi kureba kwirinda amakosa kwirinda turnover zitakenewe nubwo zidashobora twavugaga ngo kwirinda amakosa ariko nyine ntabwo byabura ntabwo byabanje ikintu kibaye kuko ari abakoci umukoci yatubwira ngo erere gare panye bivuga ngo ikosa ukoze mugenzi wawe ribyaza umuzi nta avantage kuri we niko bigomba kugenda rero hano niyo mpamvu bamwita Lafayette Rashid Purin hano ndimo ndabona umuntu witwa Diarra na Purin batari kubyumvikanaho biragoye reka turebe umwanzuro wa arbitre buriya umwe mu bakinnyi bazi gushotora cyane bazi kwiyenza babaho ni Rashid cyane kandi Rashid ni umukinnyi wenyine Diarra ntabyo Diarra mu kinyarwanda cyose bita gushyuha mu mutwe ashyuha mu mutwe uzaremere Rashid
Rashid rero umukinnyi wenyine wiyenje kuri Williams Robins umusifuzi akabona ko Williams afite amakosa nyine azi kuprovoka we nyine azi kuprovoka cyane kuba professionnel nicyo bivuganye buri muntu amenya ukuntu abigenza ariko iki kibazo hari muri ibintu byose ni sawa nuko kugira ngo uzamubona nta faute technique agira kandi mu kibuga ubona ko afite amahane wawibutse n'abaciruka match ibanza ati aravunika no kuri bench ashaka kurwana ashaka kwinjira ashaka kurwana umwanzuro wa arbitre ntabwo ashaka kwita Kamirindo reka tuze kugaruka nyuma ya review y'abasifuzi turebe nyuma ya review y'abasifuzi mu bigaragara Diarra ikosa ryo ryabaye arikoze ariko nyine kakantu twavuga ko gushyuha mu mutwe sinzi niba babaganiriza ku buhe buryo bababwira ngo uburyo ushobora kureba umuntu iyo disipline cyangwa ni buryo umubwira uti gerageza mu gihe biri intense ubundi abakoci njya mbona iyo bimeze kuriya akuramo umukino ariko naje gusanga ari byo bibi aricara akabafasha akavuga ati nikoze aba yumva ari juste aba yumva ari mukuri kugeza igihe bamushyira hanze kubona ntabwo ari kumva nyine impamvu yabyo nuza lancefra ya mbere Putne yarayirase ya kabiri agiyemo ibi rero nabyo bigiye gutuma mu by'ukuri ekipe ya kandi ubundi baro possession iracyari ya Patriots ntekereza ko umutoza Sani nawe ntabwo ari kumva uyu mukino urimo utuntu twinshi n'udukoryo twinshi bashiza gutwara iminota myinshi kubera aya intensity yayo cyane uburyo iremereye n'utu tuntu dukosa twa hato na hato baro ni ya Patriots defense ikomeye cyane bakoze babashe kwikavaringa baro finally ndeba mukore ikosa ikosa rikozwe na Nyamasa Bruno arikorera Ndoli wari uzamutse neza agiye gukora nziza so far ni Kamdo ni Kamdo kuko agize ikosa rya kabiri abakinnyi bagejeje kwimaintaininga ku makosa APR yamaze kuzuza muri ikarito buri minota 4 bisaba ko rero mu by'ukuri ikosa ryose ariko akantu umuntu witwa Ndohi statistique rero nawe ndashaka kuza kuzireba nitonze free throws yagerageje attempt yakoze nizo yatsinze attempt ni nyinshi n'ubu ngubu nawe byanze abayemo n'ikosa rindi kuba APR yuje biraza kuza kuyikoraho nabikubwiye buri kosa ryose mu by'ukuri difference yose irimo hano irashoboka ko ikosa rya Mpoyo rero nagize ikosa rya kabiri APR irinde gukora amakosa kuko yamaze kuzuza harabura iminota 4 kugira ngo karito irangire ntekereza ko gukora amakosa menshi biraza gutuma bigaragara rero karito ya gatatu ukuntu twari tuyiteze nakubwiye ngo turaza gutungurwa APR nziza na APR yo muri karito ya gatatu kugeza rero muri karito ya gatatu APR imaze gukora amanota 3 minota 6 akabazo k'amazi wowe uko bibona ubu ngubu udafite uruhande ubogamiyeho uratekereza ekipe hano kuri pourcentage ishobora gutwara iyi game ni ikipe ibiyoboye reka kumbaza ibintu byinshi uri kumbaza ibintu byinshi ni ikipe iyoboye ni ikipe ibiyoboye kuko ntabwo ajya kuvuga nibyo byoroshye cyane iyoboye ni Patriote bwo nifite amahirwe menshi kuko n'amaci irangira niyo baha amanota niyo yakegukana game hari yavi nice shoot zose akaba zitsinze bigwaga bari mu gihe difference y'amanota 5 birasaba ko Patriote ikaza defense hanyuma ikabona kongera amanota Adonis ukoze ikosa mu bigaragara y'amakosa twavugaga niyo yonyine bari gukora ahubwo noneho kurushaho urabona ko mu minota isigaye ni mike cyane birasaba kwirinda ikosa biraza kugorana cyane ntekereza ko imibare myinshi umutoza James arayisabwa cyane gufata decision ziri necessaire
ni match ariko nyine ntuze ni 50-50 n'ubundi amakosa yose aruzi. Ndabona Kamda ari gutanga agasinye kavuga ngo basimbuze, sinzi umuntu ari gusabira ko basimbuza cyangwa wabona ari we uri kwisabira ko bamusimbura. Ibi bintu twayibonye muri playoffs z'ubushize n'umuntu witwa Perry nawe yageze ahantu n'imvune biranga yisabira ko bamusimbuza. Ntabwo ari ibintu dukunze kubona ku bakinnyi, kuko umukinnyi wese yumva agomba gukoresha, ahubwo mukuramo atanashaka kuvamo kugira ngo byibura agerageze umusaruro. Bruno iranze. King of rebound Diarra. Rebound yifashije ayimukura mu ntoki. Birasaba imibare, amanota make cyane arimo. Igomba kongera amanota. Ntore Ape Williams nawe biranze. Kora rebound nziza Adonis kuri covering baro. Ikibazo nyambona hano muri Aperi hari ukuntu badashaka amanota makeyi, baba bashaka nyine turape buri gihe. Kandi that's a foul. Nikosa ribaye nawe yabyemeye. None Habimana ikosa korehe Furadi Ekado. Iyi match ari ikintu nayimvuze cya APR igize nyine ifite ukuntu bakunda gukinira outside the box. Nyine kwinjira bakarekura ball, kwinjira bagasohora ball. Ikintu nyine impamvu na yindi bafite ba shooting beza cyane. Tugaruke hano game iteye ubwoba. Adonis bamukoreye ikosa. Match irimo imbaraga ziteye ubwoba. Umuntu utaje hano yahombye ngo byirebere vis-a-vis. Harabura rero umunota umwe kugira ngo karita ya gatatu irangire. Haracyarimo ikinyoni cy'amanota 7 hagati ya equipe ya APR ndetse na equipe ya Patriots. Ni game 3. Aha birasaba ko iminota 10 ya nyuma niza kudishisha equipe iza gutwara igikombe. Kandi ngenda bona na equipe n'imwe rwose ifite amahirwe. Mu kintu gihari kiri kugaragara nuko APR yose abakinnyi bose nta mukinnyi n'umwe ufite amanota ari hejuru y'10. Abafite menshi ni Diarra na Ndoye bafite 9. Harimo nani kubireba kuri naimbonye Antino uri hanze, navuga ni Antino wagize match nziza iheruka, ubu ngubu akaba ari hanze. Akaba sofa afite amanota 23 kandi ubushize yagize hafi 23 niba mbyibuka. Ntekereza ko umukino w'uyu munsi bwa mbere nkakubaza ni ntago abakinnyi bimera nkaho baramuka. Umukino w'uyu munsi ntabwo umutoza yashatse kumwubakiraho, yanze kumwubakiraho, ahubwo umutoza abatoza hano Patriote ikiyoboye. Amahirwe menshi nuko ikarita igomba kurangira Patriote ari iyoboye. Sofa amanota ni 49 kuri 42 mu kintu cyakomeje. Amasegonda nayo ni hafi 40. Mukamuri Kavari bamukoreye ikosa ariya. Yarasohoye baro. Buri equipe yose iri gukora amakosa biraza gutuma babatera ransefra. Kandi aho bigeze ni imibare iza gukora cyane. Nka Victor ugiye gutera izino lance ebyiri arinda gukora ikosa kuko arabizi ko bishaka kuza gutuma ana manota aza kubafasha muri karito ya kane. Nekereza ko biza gusaba imibare myinshi cyane. Cyane twavugaga dore Pudne bahise bamushyira hanze kugira ngo abashe kumushyira hanze egare kudakora defense no gukora amanota menshi nyuma ya paint. Ransefra aka kantu ka Ransefra ko muri APR bimaze kugorana. Yambe arayirase. Hari igihe ugira ngo ni pressure y'abafana baba ari ahangaha kandi nabo bigiramo impact twebwe tudatekereza, kandi biba bihari, biba bishoboka, nta nimwe igiyemo. Patriots nizamukanye baro, bigaragara ko bari gutamporeza kugira ngo amasegonda arangire.
kora amakosa Jean Marie contre attaque ya Adonis Fila iranze ya Noe iranze possession ya Patriots. APR yagize ikibazo cy'amanota yarumbye muri third quarter. Third quarter yagoranye. Asiga amasegonda 10 reka turebe mbere yuko tujya muri fourth quarter. Possession iracyari ya Patriots. Iracyari ya Patriots. Amasegonda 10. Patriots 49 APR 42. Amasegonda 7 baza ikosa abaye ikosa mukoreye kuri 3 points bikozwe na Mukama ni 3 points agiye gutera free throws eshatu. Ibintu bitagaragara neza mu isura ya APR byayishyiramo difference itari ngombwa. Bashaka kugora bijya n'ukuntu yagoye ni karito ya gatatu ushaka kugorana ko karito ya kane ushaka gukura. Cyabindi twavugaga equipe bashyizemo difference ikoresha effort nyinshi ikuramo difference bayishyizemo ikongera kugira ngo yongere inatsinde. Bikaba byayisaba intege zirenze zikenewe. Gusa APR tuyitekerezamo ubushobozi kuko ifite squad nini. Ariko ntabwo byagaragara neza kwifasha muri karito ya kane. Harimo n'abakinnyi batarahabwa amahirwe ya mbere arayitsinze. Azikoze neza bajya mu gace ka kane hari ibikinnyi cy'amanota 10. Exactly. Amanota aravuga ngo ni menshi. Kuko match ya mbere niba tuyibuka arayitsinze n'iya kabiri. Niba tuyibuka match ya mbere byaragoranye. Bashyizemo difference hafi y'amanota 7 abara yakomezanya kugeza game irangiye. What a game. Ni ya gatatu arayitsinze. Amanota 10 y'ikinyonyo hagati y'amakipe yombi. APR reka turebe karito ya kane uko niribuza kurangira. Nakumenya ngo ari kuratungura. No ibi bidutunga ubu ngubu muri karito bitandukanye n'ibindi kudutungura mu kanya kabiri akinjira nako rya gatatu akinjiramo akinjira afite amakosa menshi amakosa aruta amanota akaba yafite mu bigaragara Williams wavuga ko ugomba kwigaragaza yabikoze kuko Sofani ufite amanota menshi afite amanota 20 nicyo njye nari ntegereje mu gihe azagira umukino mwiza Patriots izatsinda Diara uri kugerageza kugabanya ikinyuranyo kiri hagati ya Patriots na APR. Hano buri kipe igomba kwitwararika, igomba kwigengesera bitewe n'imyanzuro iribuze gufata. Birasaba imbaraga nyinshi, ubwenge bwinshi, game management yo ku rwego rwo hejuru. Cyane cyane ku batoza hano block nziza. What a block. Hano agomba gukina ikintu cyitwa umutoza n'umukinnyi icyarimwe ariko cyane cyane umutoza kuko ni ugira game management. Nanone biraza gusaba ko abafana ba Patriots baza guhaguruka cyane. Uri kwigaragaza n'ubundi amanota ageze ku 13 amaze gutsinda 2 kuva ino karito yatangira. Uri gukora ikintu gitandukanye n'icyo karito ya mbere ya gatatu ko byagenze habayeho kukurumba kwa amanota cyane. Ariko navuga ngo abatoza bafite pourcentage ya 30 abakinnyi bagomba kwikorera ino karito. Exactement. Putni ugomba nawe kwitonda kuko Sofa afite ama segonde segonde ariko ball yari yakozeho yagenze gute yari yuzuye possession yari yuzuye yarataruzo nimo nabona yarataruza nimone Kamirindi warugeze mbese bamukuramo cyanye nakubwiye ni equipe ntago barimo bararuhutsa umuntu amasegonda abiri kugira ngo agarukemo neza kuko nekereza ko Kamirindi atarimo araresponda neza nkuko Bruno arimo arabikora kandi bageze no mu gihe mu bigaragara Maye ntago ari kubyumva barimo bararekera muri nabona arbitre ari gusobanura amasegonda baye basubize ku 18 habayeho kwibeshya Putni nice move gikora difference Antino n'ubu utaragaragara nko Antino twabonye kuri match iheruka igame ntabwo ari byagoranye
William Robin gera ndoye Tamora Patriote reka tuza kugaruka nyuma y'aka karuhuko. Time out amanota aracyari 58. uremera ko iyi game tuzageza kuri game 5 iyi match ya kimwe cya kabiri probability hejuru ngo umuntu yabyemeza tuzageza kuri game 5 yeah mu gihe ngo tutaramenya uko urubanza ruze kurangira biracyagoranye ubu ngubu niyo mpamvu nawe wamaye igisubizo cyoroshye uti iyo ifite amanota ari hejuru niyo ibarwa nk'aho ariyo yatsinze kuko game defense iri gukorerwa ahantu hose cyane. Ndoye still nziza cyane kora amakosa turnover, habayeho communication nkeya kuri Kamdo na mugenzi we Fura biranze, habayeho communication nkeya ku buryo birangiye umupira ugiye hanze. Possessive ya APR Antino turebe still defense ikomeye cyane hariya ku basore ba equipe ya Patriots. Recuperation nziza ya Putni wirinze kujya muri duel cyane kubera amakosa ane amaze kugeza mu gihe tukiri kureba uko match iri kugenda. Hari umuntu twabonye umukinnyi utari gukunda gukoreshwa cyane muri APR utigeze igira season gite ko ari nziza cyangwa ndende, umuntu witwa Otobo ariko yatangiranye n'imvune yatangiranye imvune byo ndabyibuka, ariko n'igihe amaze kurikavaringa niba Adonis yari amaze mu gihe iyi mvune we ari ndende kurusha iya Otobo, ariko akaba ahawe umwanya ungana gutya, ariko Otobo akaba yarakinnye kuri match yeruka kubera ko nabwo Diarra yaje kuziba icyuho cya Diarra. Umutekereza ute kuko yaje Antino ukoze amanota 2 ubitekerezaho iki nyine, umubona ute uburyo kukinishwa n'uburyo akoreshwa? Ikibazo cy'imibare y'abanyamahanga na Diarra mwiza kuri we, nekeza ko n'imvune aribyo byatumye adahabwa umwanya uhagije muri equipe ya APR, ariko mu gihe cyose ajyagiye gukoreshwa yabaye mwiza cyane, ariko ibyo bintu bitatu byaramugonze cyane. Currently nekereza ko kumutekerezaho ku mutoza James May byasaba imbaraga nyinshi cyane, kereka nyine habayemo ikibazo kidasanzwe Diarra nawe hari atoburaza gukina bivuga ngo noneho biyumira ku mirari hajemo Ndoye nawe babanye umukino wa BAL akanaba mwiza. Nekereza ko mu by'ukuri aho biragoye, ntuza chance ze ziri hasi cyane kuko si umukinnyi mubi, afite discipline, uramubona uko ameze, ariko nyine ako kantu ko usobanuye ko niko kugira ngo abantu babimenye, kuko abantu bavuga bati turamubona rimwe ubundi tukamubura bimeze bite, ariko nyine deja nawe competition iri ku rwego rwo hejuru, ko buri gihe niba muri equipe nka APR ifite effective ingana gutya, buri muntu ku mwanya afite umuramplace kandi mwize nawe ku rwego rwe, bivuga ngo ubanzamo arabikorera, agomba gukora difference ku buryo ituma nyine arwanira uwo mwanya. Ibyo bintu bitatu numva ko ibyo byatumye kuri assist nziza hawe na Antino umaze no gukora amanota 2 agarura APR mu murongo, kuko asigamo ikintu cy'amanota agera kuri 4 bavuye ku manota 10. Nekereza ko ari umusaruro mwiza APR ifite muri minota igera kuri itari maso gukina. Ntabwo iri kujenjeka, Putni bamubangamiye ku buryo attempt, kuko ari mu bantu bakunda gukinira outside the box cyane. Babaze ko amasegonda, ariko yaratekereje neza, yarakoresheje neza, yarakuze Williams kugira ngo abariho bari biyabo. Bivuga ngo aya mahirwe APR twayitekereje muri karite ya gatatu, ko muri karite ya kane nibwo noneho ibiri kugaragara, n'ibiri kuganza noneho navuga ngo kuko deja nabikubwiye igomba gukora effort inshuro ebyiri, kuko igomba gukuramo habayeho makosa ni baro. Ibi kandi biraza kuza gutuma equipe ya Patriots iza kuzana amakosa, kuko ageze ku makosa 2 muri iyi karito, bishobora kuza gutuma bafite n'umukinnyi umwe wujuje ufite amakosa ane. Hano option zagoranya aba shooting guard, difference ni defense ni defense. Ndoye bashyize indi kosa
ni Nore ni Diarra ukoze move Ndoye bamwe badikosa ni ikosa ko nawe isigira ikosa rya gatatu utu tuntu tudukosa twa hato na hato tutari guha faveur tutari gufavoriza equipe ya APR turaza kuza gutuma mu by'ukuri isanga mibare itari myiza gusa defense de plutôt defense nagiki turnover iyi match bitewe n'ukuntu iba yagize yaza buri mukinnyi wese prekereza ko umukinnyi uba ufite ubwoba n'icyo kuri bench bahagurutsa ngo aza kore difference kandi ni no mu kibuga n'ubundi bintu biteye ubwoba n'abarimo biri kugorana reba umuntu uvuye kuri bench avuga ati jamo bivuga ngo nuko ugiye gukora ikintu kirenze cy'abarimo bari gukora bamwatse baro APR ikoze defense nziza harimo imibare iteye ubwoba kosa ugejeje 3 points yanze rebound ya Diarra Ndoye bakora ikosa ariko ntekereza ku muntu urimukoreye n'ahantu yarari byakaba bibaye end one ariko nyine byose biracyari muri favor ya APR match iteye ubwoba match kora amakosa asore equipe ya Patriots iyi match turi kuyivuga nka match ikomeye ariko noneho match game 4 izaba none yikubye ibyo inshuro ebyiri yingi kuko iri butakazi izaza ifite pressure izaza iri kuri ibyo bintu twaribonye kuko habanje gutsinda Patriots APR zigomba kwishyura iri hejuru cyane kuri burangiye ntago tubizi umufana wa Patriots ateye ubwoba finally Ndoye byagoye cyane free kuzitsinda arayikoze finally atmosphere hano iteye ubwoba ntago ari iby'umuntu Katurebe ko ninda ayitanga iranze rebound nziza ya Raphael Rashid Puti kwirinda amaturnovers game hano yabaye man to man system ni man to man tano vitari ngombwa hapa igomba kubya Williams for 3 rebound ya Diarra ikosa Ndoye urase ariko nyine Diarra arongera rebound avantage imwe APR ifite nuko ifite Ndoye na Diarra muhara muri paint nta muntu ushobora kuba rekipera na baro ikosa nabo ribaye ikomeye imaze kuza amakosa ne equipe ya Patriots bivuze ngo bisa nkaho birangiye Patriots bivuga ngo bayempoje match n'ubundi tukwijana yatakaje game kuko urebye n'amakosa ariko y'amaturnover ari kuba yose turnovers nyinshi amakosa menshi 60% APR ifite game mu biganza byayo Opadia no wera mubonye nayitirangaye Opadia nawe wazirebye zose yararahangaza zose yagerageje kuzireba aje game irangiye ariko ari APR utekereza ukavuga utaba abantu bose iyo baza kuba bari bukine tuba turi kureba game imeze itari gusa nyine hari ibyo dutekereza nk'abafana bya twita expectation hakaba noneho na reality yo mu kibuga mindani out defense kiri nziza match navuga ngo uri muri mwe mu mikino igiye kumara igihe kirekire cyane imibare irenze ikenewe bitewe n'ubushobozi bwa squad ya Nawazi numero nyinshi cyane anga abafana ba Patriots barwara malaria Diarra ugerageje 3 iranze Robins APR iri gukora ikintu cyitwa rebound nziza ku buryo bari gukinira mu kibuga cya Patriots umwanya munini habayeho kutumvikana hagati ya Diarra na Ndoye contre-attack of course niko bigomba kugenda yabaye ikosa adversary ntago nawe APR ikora amakosa APR bashyizemo difference y'amanota 5 itarabona uburyo bwo kugerageza amanota 3 Ndoye bakabonye bakamukorera ikosa bana technique
nyine twavuga match iri ku rwego buri muntu agomba kugaragaza ikintu cyitwa professionalisme muri no mukino kubera ko buri equipe yose ikosa ko ryaba rimeze kose birashyira riske ku equipe kuri adversaire ubereyemo cyane kuko niba bivamo ni Lancefra zigeze kuri 3 bakaba bashyizemo Ntore ikindi Patriots ikaba yujuje avuyemo Mpoyo hinjemo Ntore Habimana birasaba imbaraga zikomeye cyane kuzuza habu iminota 3 APR ifite ikosa rimwe nibyo ngiye kubwira yageze ku maintaininga ikindi tuvuga ngo nyine game management kugerageza kuzibira defense nziza amanota meza wirinda amakosa ibyo biranze equipe ya APR muri karito navuga ngo ya 4 nabyo bitekerezaga muri karito ya 3 ariko banayikora barayikora birashoboka cyane niyo mvuga ni ntari rarenga difference ubu na amanota 4 mu gihe bagisigaje Lancefra ebyiri imwe muri ebyiri Ndoye bamukoreye ikosa ndetse n'indi imwe narayitsinze finally mu bigaragara APR ibiragerageza gukosora yagiye igerageza gukora amakosa biraza gusa imbaraga nyinshi abasore ba umutoza Sani nabwiye ni biramusaba imibare irenze ikenewe cyane katurebe iranze gatatu iranze hasigaramo amanota 3 mu gihe Patriots yabitaratsinda possession ya Patriots Kamirinda akaba yagarutsemo nawe akaba afite amakosa 3 kurinda turnovers abaye ikosa hano Kando akaba agize ikosa rya 4 kandi ikintu kitari seriye bitari ngombwa byari muri rebound yego birashoboka ariko noneho ubu ngubu nibikina muri risk Patriots kosa mujuje ni mistake ikomeye cyane game igoranye kuzuza mbere game management Sani hano asanga yakoze amakosa Sani imibare yajemo ibiharwe reka turebe Diarra ugiye gutera free throws nice yambere itsinze Diarra ufite icyizere hora ifite icyizere Diarra ni MVP asoje champion yabare MVP yego arayitsinze nawe n'ibisanzwe niyo mpamvu bigaragara ko iyo adahari bita bigaragaza ikintu gikomeye cyane ku buryo n'abakinnyi ugira ngo motivation yabita ijya hasi hano ntiwamenya ngo who is who abafana hano ntiwamenya ngo ahagaze kuri equipe defense hano y'Urutare itanze n'umusaruro katurebe Olivier Kamiri shoot Williams utsinze amanota 2 Williams game yaryoshye yashishye game hano iterwa hasigaye iminota 2 n'amasegonda y'ibara kwirinda gukora amakosa kuri Patriots turaza kubafasha ugerageje amanota 3 hano buri ekipi igomba kwitwararika Kamirindi amanota ya mbere 3 turagaruka nyuma ya 5 kujya muri overtime bigoye amanota 6 APR igomba gukuramo umunota umwe n'amasegonda reka turebe rero umunota umwe n'amasegonda asigaye kugira ngo match irangire amanota 6 y'ikinyuranyo hagati ikosa rikorewe nibyo bisa kugonga cyane equipe Patriots amaze kuzuza ikosa rishobora kuba rikozwe na Williams Furaha Sofa yujuje kandi basigaje n'ubundi kamudafitane na Purne ariko umunota umwe
nta kintu kidashoboka muri basket. Ntore arayitsinze. Nta kintu kidashoboka muri basket twaje kubibona. Birashoboka cyane. Katurebe iya kabiri. Katurebe ni iya kabiri. Narayitsinze. Amanota ane y'ikinyuranyo hagati. Patriots igomba gukonfirma. APR nayo igomba gukuramo diferanse nayo igacura ino game. Abafana hano nta muntu ubyumva. Frank B2G ni ikosa rya kabiri ry'ikipe ya APR. Yabashije kwimaintaininga ikagabanya amakosa. Yagerageje yirinze kwinjira cyane muri mu matuwe. Akabavuyemo Ntino akabagaruyemo Mpoyo. Noye wagarutse mu kibuga kugira ngo abashe gufasha ekipe ya APR muri iyi minota umusigaye kugira ngo base kureba niba babasha kuza gukora game management nziza. Birashoboka oti hano yashoboka nayo. Akababaye turnover. Katurebe indi turnover ni 50-50 hano. Biragoye. Katurebe Williams against Robin Williams. Reka turebe ba Williams bombi bahuye. Kamdo gerageje. Kora rebound nziza cyane. Ndoye uzamuye baro. Ntore hano hakeneye biranga. Icyizere cya APR kiri kugabanuka. What a game. Abantu bose bahagaze. 36 seconds to go. Abayo Patriots Tamo. Ujya mabwira Fabrice Mira ntabwo ari gukina muri saison. Ntabwo ari gukina muri championnat y'u Rwanda. Yitije mu masegonda asigaye 36. Diferanse y'amanota ane gusa. Reka turebe. Possession ikaba ari ya APR. Amanota ane mu masegonda 36. Bivuga ngo hano APR gushaka amanota man to man. Nicyo gisubizo. Patriot kwirinda kugira amakosa bakora ndetse no kugerageza gukipinga ball. Abaye ikosa yakoreye abakunzi ikipe ya Patriot nta numwe wicaye. Nta mukunzi wa Patriot wicaye. Niyo mbwa ni hano biragoye kuvuga ngo who is who. Amasegonda 3 biragaragara. Amagambo n'atatu. Let's go Patriot. As usual. Bagira time yabo. Reka turebe Williams bakoreye ikosa abakinnyi ba APR ntabwo bari kubyumva. Abakinnyi ba APR ntabwo bari kubyumva. 23. Patriot game irayifite. Iyi game ifite amasegonda 23 ya Patriot ifite chance 95% gukora iyi mukino. Williams akosoye amakosa yose yakoze kuri game ya gatatu. Abafana ba Patriot mu mubabarire ku byakoze hanyuma mu muhinda byoze. Credit zeba zimuye kabisa. Match itoroshye kuri buri ekipe. Hari akantu nigeze gutekereza nakoranye na interview n'umujene witwa Justin Namazani. Iyi ekipe ntabwo yabinaniwe ivuye muri bare. Hakaba haba amaherere. Puti Rafael Rashid. Ikosa. Nabaye ikosa game ubu ngubu umuntu avuze ko Patriot yiciye nta cyaha yabakoze. Abafana hano barishimye biteye ubwoba. Hari ikintu cyo kwitega gikomeye muri game 4. Nk'ibisanzwe ikipe yose itsinze. Ikirere cy'amanota ane amasegonda 16 ashobora no kwiyongera ndetse kandi akaba ari na possession ya Patriots. Rashid akaba yitsinze amanota akaba 5.
hari umwuka uri muri BK Arena utari ubwoba. Yeah. Sunny yasaze. Shout out to Sunny. Umwaka wa mbere atwara igikombe cyangwa ntacyo. Aracyari igihe. Akaba ni atabira yitsinze. Cyo ntago nagihagararaho. Reka turebe pe ari gitangaza yakora. Yagoranye amasegonda 3 2. Game ikabira tashe. Patriots